Ibigo byigenga bikorera mu Rwanda bikomeje gushimira leta y'u Rwanda ku cyemezo yafashe cyo guca inzoga zitemewe n'amategeko zitujuje ubuziranenge, kuko bimwe mu bigo bikomeje kugenda bivuga ko byagize icyo bikora ku rubyiruko ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Ni mu butumwa bwatanzwe na Non-Communicable Disease Alliance cyangwa Rwanda NCD Alliance, yashimiye igikorwa cya leta y'u Rwanda yatangije cyo gukaza ingamba zo kurwanya inzoga zitemewe ndetse n'izitujuje ubuziranenge, bivuga ko ari ingenzi mu kurinda ubuzima bw'abaturarwanda. Ibi byabaye mu gihe inzego z'u Rwanda zikomeje ibikorwa byo kugenzura no gufunga ibigo bikora cyangwa bikwirakwiza inzoga zitujuje ibisabwa. Mu ntangiriro za 2026 muri Kanama nibwo Rwanda Foda yatangaje ko ibigo birenga 130 byafunzwe muri uru rugamba, mu gihe inzoga zifite agaciro ka miliyari zigera muri 3 zari zimaze gufatwa ndetse ziranamenwa kugira ngo ubuzima bw'abaturarwanda bukomeze kujya ahantu heza buve mu kaga. Rwanda NCD Alliance ivuga ko kurwanya inzoga zitemewe bifite uruhare mu gukumira ibibazo by'ubuzima bishobora guterwa n'inzoga, birimo uburozi, kwangirika ku myanya y'umubiri ndetse n'izindi ndwara zitandura zigenda zangiza ubuzima bw'Abanyarwanda ziturutse muri ibi biyobyabwenge bitujuje ubuziranenge. Nyuma y'ibyo byose, NCD Alliance yavuze ko bagomba no guca ibindi biyobyabwenge bikomeza koreka urubyiruko rw'u Rwanda, harimo urumogi, e-cigarette cyangwa vape ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikomeje koreka urubyiruko muri iyi minsi. Abashinzwe ubuzima kandi basabye ko ibikorwa byo gufunga no gufatira inzoga zitemewe biherekezwa no gukangurira abaturage kumenya ingaruka zo kunywa izi nzoga zitujuje ubuziranenge, cyane cyane urubyiruko, dore ko arirwo rwabaswe n'izi nzoga zitujuje ubuziranenge, cyane cyane izi nzoga z'ibyuma bakomeza kunywa umunsi ku wundi, gusa ugasanga zirimo koreka ubuzima bwabo. Imibare yatangajwe muri iki gikorwa igaragaza uburemere bukomeye bw'iki kibazo, aho abayobozi bavuze ko mu mezi 6 ya mbere ya 2026 abantu 50 bapfuye nyuma yo kunywa zino nzoga zitari zujuje ubuziranenge, mu gihe abarenga 500 bari mu bitaro nyuma yo kuzinywa, ndetse hafi abantu 100 bakaba baratakaje ubushobozi bwo kubona. Ku rundi ruhande, abantu bashyigikiye kino gikorwa bavuga ko kikomeza kandi ko bagomba gutanga ubujyanama, ubukangurambaga ndetse no gufasha abantu bafite ibibazo cyangwa abanywanwa izi nzoga cyane, bakabafasha kuba bazigabanya ndetse bakanazirindwa. Rwanda NCD Alliance isanga kurinda abaturage inzoga zitemewe ari kimwe mu bikorwa byafasha kugabanya ibibazo by'ubuzima ndetse no kubaka umuryango ufite ubuzima bwiza, dore ko abaturarwanda bamaraga kunywa zino nzoga bagatangira guteza amakimbirane, ugasanga abantu bakomeretse. Gusa kimwe na kimwe dushimira leta y'u Rwanda, nyuma yo guca zino nzoga amakimbirane yo mu miryango yaragabanyutse. Ntago wazengurukaga mu mudugudu ngo usanga hatarimo umuntu wakomerekeje mugenzi we, ariko kuri ubu ngubu bisa nk'ibyahoshejwe ntago bikigaragara. Kugeza ubu inzego z'ubugenzuzi zikomeje ibikorwa byo gusura inganda n'ahandi hakorerwa cyangwa hacururizwa izi nzoga, mu rwego rwo gukomeza gukurikirana iyubahirizwa ry'aya mabwiriza no gukumira ko inzoga zitujuje ubuziranenge zishobora kongera kugaragara ku isoko ry'u Rwanda. Ni ingamba zikomeje gukoma mu nkokora bimwe mu bigo bikomeye ndetse n'abandi bacuruzi bakomeye, dore ko bimwe no mu bihugu bikora zino nzoga z'ibyuma bitangiye gutanga ibirego. Gusa leta y'u Rwanda isobanura ko bakomeza kugenda boreka ubuzima bw'Abanyarwanda, bavuga ko ibikorwa bakora hanze yabyo byujuje ubuziranenge, ariko ibihabwa Abanyarwanda bakabaha ibintu bitujuje ubuziranenge. Ngayo nguko ibintu bikomeje kuzamba muri ibi binyobwa bitujuje ubuziranenge mu Rwanda. Ngaho kurikirana Damo content, naho njye umvaga ni Damu. Kora subscribe, ukore like, share and comment kugira ngo tujye tugerwaho n'aya makuru yizewe kandi agezweho.